Muraho neza abantu mukurikira ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Turabasuhuje. Rero aka kanya ngiye kubamenera ibanga rikomeye, mwumve yuko mbiguranye pe. Ndabiguranye. Ngiye kubamenera ibanga. Uti rimeze rite? Ni ibanga ryo kugira ngo ube umukire, umukungu wa wundi wo ku rwego rwo hejuru. Ariko riba rigiye rigira amategeko n'amabwiriza, kondisiyo. Rero wowe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utari wayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ko ibiganiro byacu ni inyungu kuri mwebwe. Ni inyungu kuri mwebwe, biba bifitiye akamaro. Iyo wumvise kitakugirira akamaro, ugisharinga ku bandi, ntihabura mwene nyoko cya mwene wanyu cyagirira akamaro. Ariko iki ngiki cyo ndabizi mwese muragikeneye, nta muntu utishimira gutunga ibintu, gutunga amafaranga. Iki ngiki cyo ni rurangiza, n'ibanga mwahishwe n'abandi bantu bose barizi, bo bakarikoresha ubwabo, kuko kondisiyo rigira ni izi ngizi. Iyo ubivuze ubu nkanjye uri kubibabwira, ntago ibyo bintu nabikora ngo mbe umukire. Ubwo byarangiye ni ukubigurana. Noneho ushobora kwibaza uti si none ubifitemo nyungu ki? Nuko weho n'ubundi ngiye kuribwira, urarikora rikagukiza. Ryamara kugukiza ugakata ukaza kunyitura. Ubwo njyewe niyo nyungu. Urumva nimba ibabwira muri abantu 100,000 murebe iki kiganiro, umwe naza akanyegera akamvungunyuriraho, nanjye nzakoresha bya bindi mwampaye, nzagendera muri bya bindi mwampaye, nanjye ngende mbyimbe mbumukire urengereye. Ariko n'abameneye ibanga kugira ngo mukire muri benshi. Rero indi kondisiyo ni iyi ngiyi. Buriya ushobora kwibaza impamvu ujya kubona ukabona umuntu yarakize, agakira pe, agakira, akaba umukire, akagura ibibanza, kubaka amazu, kubaka amamodoka. Ariko yaramuka agize nk'ikibazo apfuye, ukabona ibintu bye bisigaye biri gupfapfana. Icyo kintu simukunze kukibona. Ugasanga umuntu yari umukire, bakavuga bati runaka. Barahari benshi babakire bagenda, ugasanga ibintu byaba ibishambi, ibirima by'ibitoki, ibintu byinshi biri aho ngaho, ariko byabuze gikorera. Abantu bari kubirebera gutya gusa. Hari ikindi, ugasanga umuntu yarakize, yamara gukira, ugasanga nko mu bana be niba ari abana 10, afitemo umwe wamukurikije, umwe wenyine. Iryo naryo ni irindi banga ndababwira uko uwo muntu abigenza, kugira ngo wa wundi umwe nawe akire nkawe cyangwa namurenge, bitewe n'umugisha yifitiye. Ko gukira ni kimwe, byakwiyongeraho umugisha ufite, noneho bikagenda bikaba burundu, ugakira ugaheraheza pe, ugaheraheza. Noneho ikindi, ntabwo ari ku bagabo gusa. Ntabwo mwari mwabona abagore b'abakire, ugasanga umugore ni umukire pe, ariko ugasanga umugabo we ntibimugana. Umugore niwe ukora ibintu byinjiza amafaranga,
ari shapu, ari kwirukanka, yinjije ibintu, asohoye ibintu, aracuruje, ibitoki aramenye, ibijumba, ibiki, amafaranga ari kuza ari kwirukanka, ahubwo umugabo we ugasanga wenda amusize nko kuri iryo duka ngo buri hano umugore yirutse, ngaho yagiye kumena amakara, ngaho yagiye kugira ate, mbese ukabona amafaranga araza ariko ari mu nzira y'umugore, ntabwo ari mu nzira y'umugabo, ni iy'umugore, ubwo umugabo nawe akicara akayarya. Nimbesha mu nyomozi, murambwira niba ibyo bintu mujya mubibona bibaho, ariko ibyo bibaho cyane. Noneho ikindi kintu, kondisirimu ntago byemerewe kubivuga. Niba iki kintu cyumvise ukaba ugiye kugikora, ntago byemere ko uzigera ukivuga ko wagikoze, cyangwa ngo ucyaturireho undi muntu niyo yaba ari inshuti yawe ka nshuro ya 1000, ntazigera akimenya. Akaba ariyo mpamvu mubona hari abantu b'abakire, ugasanga umuntu ni umukire pe, afite inshuti ye bagendana, banumvikana, ariko idakize nkawe. Niba ari amafaranga akeneye miliyoni akayimuha, ni icyo akeneye cyose akakimuha, akamuha akazi, akamuha ibiki, bagasangira amaroga, akajya mu bwato, ujya urazinywa aho ushaka nzazishura. Ariko ugasanga ya nshuti ye ntikize kandi uwo muntu arakize, ukibaza uko bimeze bikagucanga. Ntabwo aba yamubwira iryo banga, kuko arimubwiye nawe ubukire bwahita buyoyoka. Icyo se tucyumvikanyeho, ukazibesha ukabibwira umugore wawe, ubukire buzayoyoka nucunga nabi, na twa tundi wari utunze tubigenderemo. Cyangwa se ukazabyumva ukabikora, ukabibwira umugabo wawe, sha bya bintu bizayoyoka pe. Ngiye kubabwira ibanga mwahishwe n'abandi bantu bose. Noneho wowe wumva ikiganiro, buriya birababaje kubona abantu bumva ikiganiro ari 10,000, 10, 12, 20, 30, 40, 100, wagera kuri subscribe, kuba subscribe wareba subscribe ufite kandi warakurikiwe ndetse ushiraho ibiganiro bakabikurikirana bakareba, ariko ugasanga ufite subscribe 2,000, 5,000, 10,000, aho ngaho gusa. Ese babandi babura 90,000 bisigaye ngo buzure 100, baba bo bakoze iki? Nyabuna ntako tuba tutitanze ngo tubagezeho ibintu byiza, dushiramo imbaraga tugashakisha. Urumva nk'iri banga ahantu rivuye ntabwo wamenya hariho, ntabwo wahamenya nanje ryambijije ibyuya. Noneho kugira ngo ngikoreshereze nkire, ahubwo ngiye kuri harubanda nyamwinshi aho waba uherereye hose ku isi, kugira ngo byibuze rirengere abantu benshi. Abo benshi nabo uraryumva akazarikoresha, ndabizi ko aho yaca hose yakanda akanyenyeri yagira ate, uko azanyitura ibintu bizakomeza kugenda mu buryo. Ariko babonye ibanga ari abantu benshi, bakize ari benshi kuruta uko ngiye nabikoresha njyenyine, nkagenda ngakira njyenyine mu ibanga. Murumva icyo kintu atari cyiza? Ngaho noneho mukande subscribe, noneho nimumara kuyikanda tugende akantu ku kandi, mwumve ibanga rikomeye ndetse rigiye rishingiye kuri bya bindi byose nababwiye, ukuntu usanga umugabo ari umukire ariko igihe atagihari ukabona ibintu bye ntago bikigenda neza, ntago bikitabwaho, ntabwo bacyunguka kwa kundi, uretse kurya bya bintu gusa, bikazagera igihe bigashira ugasanga ntabwo bacinjiza.
abo bagabo barahari bameze ko, ndetse n'abagore nabo barahari kandi bafite imiryango n'abagabo. Noneho impamvu ari ibanga rikomeye, ari nayo mpamvu ndi kugira ngo ndibabwire, ari aho ngaho baribwira n'abana babo cyangwa bakarikorera abana babo nabo bagakira. Ariko ugasanga abana babo ni abantu bari aho ntibazezenge, ahubwo barakoresha ayo mafaranga, ugasanga umuntu afashe nk'umwana wamwohereje nk'iyo mu Buhinde, akagenda akiga akagira ati akazaza akazajya gukora mu byo yize cyangwa akarorera, ariko bwa bukire nk'ubwa se akaba atabugeraho, kandi wenda se we atari yaranize. Ayo niyo mabanga, niryo banga nje kubamenera. Ntabwo ari ibintu bikanganye byigutera ubwoba, ariko nawe kubibona kabisa nuko uzabikorera. Harimo akantu kamwe kagoye kugira ngo ugahige ukabone, gusa uzakabona. Gushaka ni ugushobora, ugahize ukakirukankaho, Imana ikugiye imbere mu gihe cy'amezi 2 waba wakabonye, cyangwa se umwaka cyangwa amezi 6 waba wakabonye. Kimwe nuko bitewe n'ubushake ufite, no mu gihe kitarenze icyumweru waba wakabonye, sibyo? Niyo mpamvu rero ndi kugira ngo mwese tubanirane muri iki kiganiro, ukurikize amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubashe gukira. Twagiye rero tugiye kubabwira ukuntu uyu muti muzawukoresha. Tubahereze amabwiriza yose uko ukora, noneho niturangiza tubabwire uko uwo muti wawubona nuko wawukora. Twagiye rero. Itegeko rya mbere, uyu muti turakubwira ngo ushake. Numara kuwushaka, wawufatirije mu ntoki, ntabwo uzigera ubibwira umugore wawe cyangwa ubibwire umugabo wawe cyangwa se ubibwire abana bawe, sibyo? Uzagenda ufate uwo muti, ubwo turababwira uko muzabigenza. Noneho nimumara kubigenza uko nguko, uwo muti uzagenda ubemo akavu. Ako kavu rero muzagenda mushushe amazi. Numara gushusha amazi, uzayashushe ku buryo azaba ashushe yo koga, ya yandi ukoramo ukumva umeze nk'uri gusha. Ariko ntutuma atwika cyane, kuko nuyatwikisha cyane ntago byemerewe yuko uzayafunguza amazi akonje. Niwibesha ukayafunguza akonje, tayari umuti uzaba upfuye, kandi ntakongera gusubiramo inyuma. Uwukora rimwe, iyo ugupfanye biba birangiye. Si mwabyumvise? Uzafata amazi ugende uyashire ku ziko. Uko amazi azatura, uko ubushuhe bwayo bungana, niko n'ubukire bwawe buzaba bungana. Icyo muri kucyumva? Nuyagira akazuyaze, nawe uzabura umukire w'akazuyaze. Nurenzaho amazi agashuha, uko yiyongera niko n'ubukire bwawe buzaba bungana, sibyo? Nuyashira kuri dogere Celsius 100, ukagenda ukayishiraho ugashuka bibisebe, ukaba nk'ubaye ibisebe, nawe niko no gukira
uzakira. Ariko ntago twababwira ibintu byarinda kubica, oya, uzayafate uyashire kuri dogere Celsius byibuze nka 50. Ariyo mpamvu ubona abantu ari abakire, ariko ukabona ntago ari abakire bo mu rwego rwo hejuru rurengereye. Ukabona ni abakire, kuba yagura imodoka ya $50,000 ni imikino kuri we, kuba yakubaka inzu ya etaje ni imikino kuri we, kuba yagira ate ni imikino kuri we, ariko ugasanga atagura indege. Ibyo nibyo dushaka kubabwira, wenda ugire nko muri 50 ya dogere Celsius y'ayo mazi yo gushuha, 30, 40, 50, bitewe na kapasite y'umubiri wawe, nuko umubiri wawe wakwiyuhagira ayo mazi ntugire icyuba. Noneho ushiremo kagafu uvange. Numara kugashiramo, uzazana amafaranga yose akoreshwa mu gihugu cyawe. Ntago nzi igihugu uherereyemo icyo ari cyo. Tuvuge n'urugero, hano iwacu dufite iya 5, tukagira iya 2, tukagira iy'igihumbi, tukagira iya 500, tukagira igiceri cy'ijana, tukagira icya 50, icya 20, icy'icumi n'icya 5. Ayo mafaranga yose uko akurikiranye, guhera hejuru kugera hasi, uzagenda uyashake uyazane, uhita uyaterera muri ya mazi. Icyarimwe uzayazana gutya, uyafite mu biganza, uterere muri ya mazi icyarimwe. Nurangiza uvange ya mazi arimo wa muti. Numara kuvanga, uzaba uri kuvuga ngo gakeya mu mutima, niyaturiyeho amafaranga ashusha ari kotsa nk'uko n'aya mazi ari kotsa. Amafaranga menshi buri muntu wese abona, akabona ko ari menshi, akabona amafaranga ashusha. Uyavange uvuga uti nyiyaturiyeho, sibyo? Nurangiza uyakarabe ayo mazi. Noneho irindi banga rya kabiri uzakora, uwo muti ntimucike intege, ngiye kubabwira uko bawukora. Kubanza n'abamategeko n'amabwiriza yuko ukoreshwa, kugira ngo mumenye iri banga mwahishwe n'abantu benshi, mugende mukire. Bya bindi nababwiye, ujya kubona ukabona nko mu bana be bose harimo umwana umwe wamukurikije mu bukire. Si itegeko yuko abo uwo mwana umwe, ashobora no kuba umwana wa munywanyi we, ashobora no kuba uwundi, bitewe n'uwo ushaka. Noneho muri za kondisiyo, ushaka kuvuga uti ngiye mu bana banjye uwo nkunda n'uyu nguyu, ngomba kugenda nkabimukorera nawe akazakira. Ntago byashoboka. Ahubwo dore rya tegeko nababwiye n'ibanga. Muri bana bawe urebamo umwe udakunda cyane, umwe uri ku rugero rwo hasi udakunda nk'abandi. Uwo nguwo niwe imbuto ijyaho. Kubera yuko impamvu utamukunda, nuko wamaze gukira ntiwagaruka kumwitaho, wakwita kuri ba bandi ukunda. Umwe wa wundi bene nyina batiyumvamo, cyangwa se we utiyumva muri bene nyina, kuko bene nyina mumaze gukira ntimwagira gute, ntimwamukiza. Uwo nguwo niwe uriho imbuto yo kuba nawe wamwuhagira ya mazi, ukavuga uti nkwaturiyeho umugisha mwana wanjye, nkwaturiyeho umugisha w'amafaranga, ari kotsa nk'aya mazi, nawe akazagenda agakira. Noneho undi mwana byakunda, hari igihe ubona ufite abana 10, ukabona bose bari shapu, yari kunyura aho, yari gukora akawe, yari bigakunda, uyakagira ati wa mwana uri febrese, wa mwana ubona yuko utari ku rugero rw'abandi, ntabwo waburamo umunyantege nke. Uwo nguwo niwe uriho iyo mbuto, nawe wafasha muri ubu buryo bigakunda. Noneho mubo hanze,
hanze. Ushobora kubona umuntu nta yindi kondisiyo ushizeho cyangwa se uwo hanze umwana ubonye ukamwikundira ugahita umukorera icyo kintu. Ariko n'ubundi indi kondisiyo, ibiganza byawe bikora ibyo bintu kabiri gusa. Irya mbere ni kuri wowe bwite wabyikoreye. Icya kabiri ni kuri wa mwana umwe, ntabwo ari umuntu w'umugabo, ni umwana umwe ukiri mutoya utarengeje imyaka 12. Tubyumvikaneho, ni umwana umwe ukiri mutoya utarengeje imyaka 12. Niba warabyikoreye, haba hemerewe undi mwana umwe utarengeje imyaka 12, yaba uwawe yaba uw'ahandi kuri za kondisiyo twababwiye. Iyo ubikoze nabi biba bipfuye, ntabwo wongera gusubiza inyuma. Iyo ubyikoreye bigapfa weho, ni ukuvuga na wa mwana ntiwabimukorera ngo bikunde. Ni kondisiyo, simuzumvise? Bikore neza, ugenda uzane wa muti uko tuwukubwiye. Numara kuwuzana, nta muntu wabibwiye, nta mwana nta mugore, uzagenda ushire mu mazi yahiye kwa kundi twakubwiye yo koga, ushiremo ka kavuvange, ugenda uzana hano hari amafaranga yawe, kuva ku faranga rinini kugera kuri to aho hantu ubaga, uyazane mu biganza byawe bibiri, uyafatishije ibiganza bibiri, nk'uko wagenda ukadaha ibishimbo gutya. Aba ariko amafaranga uyazana na bya biceri, uterere muri ya mazi uvange, nurangiza amafaranga uyakuremo. Ayo mafaranga nyine ayo ngaya agira atanduka, ugenda uyanike kugira ngo akomeze gukora ibyo yagenewe. Na bya biceri ubyanike byumuke, nuko mukomeze muyakoreshe ibindi. Noneho woge ayo mazi, uri kuvuga ngo niyaturiyeho umugisha, niyaturiyeho amafaranga. Uko aya mazi ari kotsa aba ariko ngira amazi, aba ariko ngira amafaranga, aba ariko abantu babona ko mfite amafaranga ashushe. Nurangiza umaze kuyoga, uzagenda urobanure wa mwana utari hejuru y'imyaka 12 nakubwiye, nawe ugende umukorere amazi nk'ayo ngayo na ka kavu. Nurangiza atari kubireba, yaba umukobwa yaba umuhungu nta kibazo. Nurangiza ugende ushiremo ayo mafaranga, nurangiza uyakuremo, ugende umuzane, umukuremo imyenda, ntumubwire ibintu byinshi. Uhita umwuhagize y'amazi, uvuga uti nkwaturiyeho aya amafaranga. Uko aya mazi ari kotsa aba ari kuzagira n'amafaranga menshi ari kotsa ashushe. Nurangiza ubwira uwo mwana uti nibanga, nta muntu n'umwe mu buzima wemerewe kubibwira, yaba mwene nyoko, yaba umugore wawe, yaba igiki cyawe, bizabibanga burundu. Amafaranga azakomaho. Umubwira uti amafaranga, uzagira amafaranga menshi cyane, amafaranga ateye ubwoba, nawe wibone uri umukire. Iryo banga uzaribike. Sawa rero, ubu tukaba tugiye kubabwira umuti ni uwuhe. Twagiye rero n'ibanga ryacu n'umuti wacu. Umuti ukorwa gute? Uragenda urondere ahantu inuma yaritse. Inuma, ubundi inuma murayizi ko ni imboneka rimwe. Inuma ni umwuka wera, kandi ntabwo umwuka wera ubonwa na buri muntu wese.
sibyo? Uzagende, ntago tukubwiye ngo uyifate, oya. Nta nubwo tukubwiye ngo uyirukeho, oya. Nta nubwo tukubwiye ngo uyisenyurire, oya. Genda muri twa twatsi twayo aho yashashe, ukuremo akatsi kamwe, kaba kanini kaba gatoya. Icyangombwa nuko iyo numa utayisamburira ngo ibe yakwimuka aho hantu, oya. Nushaka uzacemo akatsi gatoya karesha n'urutoki, mbese uzakuremo akantu katazayibangamira tu. Icyo kirarangiye ni kimwe. Ugende urebe inyoni zitwa isande. Isande zikunze kwarika ahantu hamwe mu giti, zikarika ari nyinshi cyane, ziri gusakuza nko mu migano n'ahandi n'ahandi. Uzagende wurire, ugende urebe icyari kitarimo igi, icyari cy'inyoni ariko kitarimo igi, kuko nujya gufata ikirimo igi uzaba ugiye kwica iryo gi. Uzafata ikitarimo igi, ugifate ugitware. Icyo si icya kabiri. Noneho nurangiza uzagende ushake ikintu bita umukunde, wanike wume. Uzanike nk'ibibabi nka 3 cyangwa 2 bitewe nuko ushaka, wanike wume. Icyo si icya gatatu. Ibyo nibirangira uzagende uhige ahantu uri bukure itegura. Tegura mwese murarize basakaza amazu, niryo uzafata urirambike hasi. Bya bintu byose twakubwiye, ari kakatsi ko mu cyari cy'inuma, ari cyari cy'isande, ari wa mukunde, uzabitwikira kuri rya tegura. Kakavu rero twababwiye ushira mu mazi, n'utwo tuntu twose uko ari tungahe, uko ari 3 dufatanyije. Noneho kubera yuko inuma ni imboneka rimwe, ntago ari buri muntu wese upfa kuyibona. Murabizi inuma ni imboneka rimwe, n'amafaranga nayo rero ni imboneka rimwe, ntabwo ari buri muntu wese uyabona, oya. Murabona ko rwose byarananiranye, amafaranga wagira ngo nayabamwe. Na kakatsi ko mu numa nicyo gashinzwe. Ikindi, za sande urazizi ko zarikaga ahantu henshi ziri gusakuza. Iyo ngiyo nayo ifite akamaro ko guhamagara abakiriya, amafaranga, umugisha, mbese mu byo ukora niko kamaro ifite. Umukunde wo murabizi twabiganiraho cyane, aho wajya hose ku masosho media barawukubwira. Ushaka wakwegera n'umuntu muturanye ukuze ukamubaza tumukunde n'iki, nawe yawukubwira, bakakwereka naho uri. Nibyo ngibyo tubabwiye na kakavu aho kagira gute kava. Nibyo batwikiye kwitegura, ubundi kakavu ugakoresha iryo rimwe, ubundi bikaba birarangiye. Turabashimiye rero. Wowe wakoze subscribe, sawa. Wowe utari wayikora, yikore. Ibiganiro byacu bigiye bikugeraho ku gihe. Yikore, subscribe ni ingenzi. Sawa.